Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe ashaka kwiyamamaza manda ya gatatu agakomeza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza igihe azapfira. Ibyo ngibyo nanone birimo biravugwa nyuma y'uko itegeko cyangwa se inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje rero ku mugaragaro itegeko rishya rigena uburyo referendum zikorwa, ndetse ibingibi nkemura byibuka ko mu Rwanda nabyo byigeze kuvugwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabwaga gukomeza kuyobora u Rwanda, ndetse bikaba cyangwa se bigacishwa mu buryo bwo guhindura itegeko nshinga. Uburyo bwo guhindura itegeko nshinga rero ni uburyo perezida aba ariho agasaba inteko ishinga amategeko ko batora referendum. Iyo batoye referendum rero nta cyitangira kiba gihari kuri uwo perezida batoriye referendum. Kugira ngo usobanukirwe neza cyane, urareba nka perezida w'u Rwanda cyangwa se perezida wese mu bihugu bigiye bitandukanye, ubundi manda ziba ziri ebyiri, cyane cyane nk'urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyoboye ubu ni Donald Trump. Donald Trump ubu ngubu arimo arayobora manda ye ya kabiri, bivuze ko ino manda nirangira nta yindi manda n'imwe azaba yemerewe kongera kwitorera kwiyamamariza kugira ngo abe yakomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko urugero nko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zifashe umwanzuro wo guhindura itegeko nshinga ku buryo nta manda runaka cyangwa se umubare runaka wa manda perezida aba agomba kwiyamamarizaho zigomba kugarukiraho, icyo gihe perezida Donald Trump afite ububasha bwo kongera gukomeza kwiyamamariza kuyobora Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisobanuye iki mu Kinyarwanda cyiza? Perezida Donald Trump rero baramutse bahinduye itegeko nshinga mu yindi manda izakurikiraho cyangwa se mu yandi matora azakurikiraho, yaba yemerewe kongera kwiyamamaza kuba yayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Bisobanuye ko na Perezida Tshisekedi rero iri tegeko nshinga na referendum nibimara gutorwa rero bikanemezwa ko ibi ngibi bigomba kujya rero mu mategeko kandi bikajya no mu nteko nshinga no mu itegeko nshinga ko perezida nta manda cyangwa se n'umubare runaka wa manda atagomba kurenza. Bisobanuye ko Perezida Tshisekedi ashaka kuzakomeza nanone kuba yayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubivugeho njye tumugiye kubana muri kino kiganiro. Nitwa Olivier, nawe YouTube channel yitwa Zaf TV Rwanda, kanda buto yanditseho subscribe. Inteko ishinga amategeko rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje nanone ku mugaragaro itegeko rishya rigena uburyo referendum zikorwa. Iyi ntambwe kandi nanone ikomeye rero mu bya politike, ndetse nanone abakurikiranira hafi rero bafata rero nka gahunda nanone yo gukuraho inzitizi mu kuvugurura itegeko nshinga. Perezida Felix Tshisekedi rero wagiye nanone ku butegetsi mu mwaka wa 2019, ndetse yari muri manda ye ya kabiri, ndetse kandi ari nayo ya nyuma kuko itegeko nshinga ririho ribyemeza. Manda rero imwe nanone imara imyaka 5 kandi akaba ari iremewe inshuro ziri munsi y'ebyiri gusa. Nanone kandi ibinyamakuru mpuzamahanga rero nka Reuters ndetse na Associated Press cyangwa se AAP byatagaje ko nanone itegeko nanone rishobora nanone gufungura inzira yo kuvugurura rero itegeko nshinga. Abaturage ndetse nanone babyemeje rero muri referendum, ndetse na manda ebyiri Tshisekedi yakoze zishobora rero gusibwa rero mu mubare ndetse witwa result. Ibyo biti mu mubare rero result, bityo rero akemererwa rero kwiyamamariza manda ya gatatu yo gukomeza kuyobora kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ndetse abashyigikiye ubutegetsi nanone kandi babona ko nanone ari namwe yo kuvugurura rero no kuvuguruza, ndetse nanone no kuvugurura inzego z'igihugu. Avuga ko abavuga rumwe rero n'ubutegetsi bwa Tshisekedi n'abasesenguzi bashimangira ko nanone ibi ari itegeko cyangwa se iri tegeko ridahita nanone riha Tshisekedi manda ya gatatu ndetse izira rimwe, ahubwo ko nanone rishyiraho nanone inzira n'uburyo bw'amategeko bushobora nanone gukoreshwa rero habaho rero ivugururwa. Abatavuga rumwe mu butegetsi bwa Perezida Tshisekedi bakomeje kubyamaganira kure, batekereza ukuntu Perezida Tshisekedi yabagiye nanone kuba yayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu yindi manda. Havutse impaka zikomeye cyane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku isenyuka rya FDLR. Guverinoma y'u Rwanda ndetse yamaganye amasezerano ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yajyanye rero n'umutwe nanone w'iterabwoba wa FDLR, rimwe n'ingingo nanone z'uko nanone uwo mutwe uzisenya ndetse ubwawo. Guverinoma y'u Rwanda rero yamaganye amasezerano ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajyanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, rimwe rero ingingo nanone z'uko nanone uwo mutwe uzisenya ubwawo ndetse ushyira intwaro hasi nanone ukanasezerera abarwanyi bawo. U Rwanda ruvuga ko ayo masezerano anyuranyije rero n'ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington DC, akasaba Kinshasa gusenya FDLR. Kwa kabiri ku itariki ya 28 Nyakanga 2026, Minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe ndetse kwa karere muri RDC yitwa Floribert Enzuroni hamwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya batangaje ko FDLR
yamaze gusinya amasezerano yo gushyira intwaro hasi, gusezerera abarwanyi ndetse no kubashyira rero mu bigo by'agateganyo. Minisitiri Anzuruni kandi yavuze ko nanone ayo masezerano rero ari umwe rero mu ntambwe RDC yateye rero mu gushyira mu bikorwa nanone amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono Washington DC, avuga ko kandi FDLR yemeye rero se gusesa umutwe nanone wayo ugahitamwo ndetse nanone ahezerekezwa rero abarwanyi bayo. Ati rero uyu munsi nanone twishimiye nanone kubamenyesha ko nanone habayeho rero impinduka ikomeye cyane ku kibazo cya FDLR nyuma nanone y'ibikorwa ndetse bimaze igihe nanone yasinye amasezerano yo gushyira intwaro hasi ndetse no gusezera abarwanyi bayo ndetse no kubashyira ahantu ndetse bacumbikirwa rero by'agateganyo. Inzundi kandi yavuze ko rero bamwe mu barwanyi ba FDLR barimo rero n'abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bashobora gusubira rero mu Rwanda, abandi bakajya mu bindi bihugu bagahunga. Yongeye ko nanone kandi umuryango mpuzamahanga uzafasha rero abazavuga ko bafite impungenge z'umutekano wabo nibagaruka rero ndetse cyangwa se baramuka bagarutse mu Rwanda bashaka kuzashakirwa ahandi bajyanwa. Yavuze ko kandi nanone hashyizweho nanone komisiyo nanone ihuriweho na guverinoma ya RDC ndetse abayobozi ba FDLR n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga azakurikirana rero ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC kandi akaba rero na minisitiri w'itangazamakuru Patrick Meyer yavuze ko kandi ijambo gusenya rikoreshwa rero mu masezerano ndetse Washington DC ridakwiye gusobanura ko abayobozi bose cyangwa se abarwanyi ba FDLR bagomba kwicwa. Kuwa gatanu ku itariki ya 29 Nyakanga 2026, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ombo Ruvendo Nduhungirehe ndetse nanone yavuze ko kandi amasezerano hagati ya RDC ndetse na FDLR nta sano afitanye n'amasezerano y'amahoro ya Washington DC. Nansubikiye kino kiganiro Imana y'ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.